mwaramutse abakunzi ba Ikombe TV, abandi mwiriwe bitewe naho muherereye ku mpande enye z'isi. Uko mubizi rero ari akagaruka, uyu munsi tubafitiye umutumirwa udasanzwe cyane, aho twibanda ku muco, politike, imyidagaduro. Uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe, si mushya mu maso y'abakunzi ba Ikombe TV. Hari undi munsi yarahari, ariko uyu munsi yagarutse arundi. Rero nkuko mubizi mubimenyereye, buri munsi tugenda tubazanira ibishya buri munsi. Ku mutumirwa wacu rero turakwakiriye tugira ngo wibwire abagukurikiye. Murakoze. Amazina nitwa Rubibi Misugi, ndi umushumba w'itorero Elim International Ministries rikorera mu mujyi wa Kampala. Arakoze cyane. Abamuzi hari abamuzi mu bihe byashize nk'umucuranzi n'umwe mu matsinda akomeye ngo ni True Promises, abandi bamuzi ari umuririmbyi. Kuri izi saha twibwiye ari umushumba. Nabaza ntese n'ibyo bihe bari bakuzimo na n'ubu niko bikimeze? Uko bari banzi bishoboke ko wenda hari indi page yabayeho, nabayeho ibihe binini ndi umuririmbyi kandi ndi umucuranzi. Nakwifuje ko wadusangiza akantu gatoya cyane mu kuririmba no gucuranga. Ni umugisha ukomeye kuba hari abapasiteri cyangwa se abashumba bacuranga. Abenshi ubusanga cyane baribanze muri bimwe, ibingibi batabyumva cyane. Nagiraga ngo tubasangize akantu gatoya mu micurangire n'umuririmbyi pasiteri, mwumve ukuntu biryoshye. Umwana mu rugo kwa data, ndi umwana mu rugo kwa data, nineza ndatunganiwe, Yesu yaviriye amaraso anyoza ibyaha, ndi umwana mu rugo kwa data, Yesu yaviriye amaraso anyoza ibyaha, muriyumviye rero. Twari dutangiye kujya mu mwuka, ariko kubera ko ari ikiganiro reka duhinira aha. Nabaza ntese gucuranga bitangiye ryari? Ari ugucuranga no kuririmba wahamagawe niki wahamagariwe mbere? Nabivugira hamwe kugira ngo wenda byumvikane. Nagize isezerano mu mwaka wa 2003 mu kwezi kw'icenda ku minsi 15. Ntabwo ubuhanuzi n'umuntu yarimo asengana na mama, yerekwa amakuru yanjye, bukeye nza kumubaza, ambwira ko Imana yamubwiye ibintu bine mu buzima bwanjye. Ikintu cya mbere yarambwiye ngo Imana yamubwiye ngo mfite impano yo guhimba indirimbo, muri nje nzahimba indirimbo nyinshi. Kandi icyo gihe mu by'ukuri nibwo narimo nitoza kuba umuririmbyi, ntangira kujya mu makorari, nari ntarasobanukirwa n'ibyo guhimba. Icya kabiri yarambwiye ngo Imana yamubwiye ngo nzaba umucuranzi kandi wa piano, kandi ku rwego rwiza. Arapresiza ngo wa piano, ntiyigeze avuga gitari. Icya gatatu arambwira ngo Imana yamubwiye ngo nzagira impano z'ubuhanuzi. Icya kane ambwira ko Imana yamubwiye ko nzaba umushumba. Kuva icyo gihe impano yo guhimba indirimbo yo ntiyatinze,
mu gihe gitoya natangiye guhimba indirimbo ariko gucurangaho nagerageje njyenyine kugira ngo mbyinjiremo ariko biranga bene uko umuntu aza ukicara iruhande rw'uwundi ugacuranga ariko utabizi. Mu 2010 nibwo nagiye mu ishuri ry'umuziki hano Kampala yitwa RTC, niga umuziki mu gihe cy'imyaka 2 kugeza ndangije. N'urwo rugendo rwanjye niko rwagenze rujanye na music, nicyo gihe natangiye gucuranga neza. Nyuma navuyeyo nkomeza gukora umurimo w'Imana, gucuranga amatorero n'amatsinda y'abarinzi atandukanye. Murakoze cyane. Icyo nabaza ko nzi ko abamuntu agira impano nyinshi ariko akagira imwe isa n'iri hejuru y'izindi cyane, iyororosha izo zindi domina cyane ni iyi. Narazikoresheje, nabaye umutoza w'abaririmbyi igihe cy'imyaka igera kuri 20. Mba n'umucuranzi mu gihe kitari kirekire cyane izindi impano, ariko ndetse nkanaririmba nkanahimba n'indirimbo. Ariko impano ikintu niyumvamo cyane ni gutoza abaririmbyi, gutoza amajwi, gutoza voice training n'uburyo abantu batwara amajwi n'amajwi akwiriye. Icyo kintu nicyo niyumvamo cyane kandi nkunda. Nubwo nacuranga ibyo biba biri minor ariko meja nkunda gutoza cyane. Murakoze cyane. None se kuvuze ko wabaye umuhimbyi w'indirimbo, hari izizwi muri societe waba waranditse wenda zikaririmbwa n'abandi ariko ari zawe? Shobora kutibuka ko nagiye mpimba nyinshi, kandi kubera ko atari zari meja mu kuzirimba kwanjye, hari zo nahimbaga nkigisha amakorali nagendaga ntoza bene uko, ariko hari izindi zitari popular zigenda zikoreshwa gutyo. Ariko hari akaririmbo kato naragahinduye, sinjye wagahimbye ko mutere, ni melody nafashe ndayihindura, nari nagategereye ndi mu modoka nubaka baye karamfashije ndakaririmba. Kavuga ngo zawa indonga zejeriko zawa zawelale. Noneho aho nahimbye ntahari mu Kinyarwanda avuga ngo ngizo inkike z'Yeriko, ngizo ziraredutse. Nagahimbye ndi mu muhanda Kampala Mbarara. Abenshi tujya turirimba iyo ndirimbo ariko mu Kinyarwanda dore wayizanye nguyu. Aba bakeneye gutrainingwa amajwi, kwiga kuririmba, bayoboke umushumba Pasiteri Rubibi. Cyo ni igitangaza ari n'umugisha ukomeye ko dufite abashumba b'abaririmbyi bakaba n'abacuranzi. Ikindi nabaza, nabonye ucuranga mu manote mu maki atandukanye. Ku bacuranzi b'iki gihe mubona bibanda kuri note imwe ugasanga aratranspose, wenda reka mbivuge gutya, ni nk'iyihe nama wabaha bibanda kuri note imwe mu bijyanye n'imicurangire? Mu by'ukuri ni ukwimugaza. Bishobora kuba biterwa n'impamvu zitandukanye. Icya mbere n'ubundi atayazi ayo manote, ariko kandi kuba hari note uziho bukeya ariko ugatranspose ubwo ni ubumuga. Ukwiriye kuyitoza ukayicurangamo nabi ugenda ubimenya. Nta wundi munsi uzabimenya utayikoreyemo. Nanjye natangiye ncurangira muri imwe, ariko ngenda nihangana ndazikoresha. Muri worship nagendaga nkora ndirimbisha kandi ncuranga note zose nkazicurangamo kimwe. Ku rwego rwanjye rw'imicurangire zose nzicurangamo kimwe. Tugarutse mu muhamagaro w'ubushumba, mu minsi ishize mwasutsweho amavuta. Aha mubona turi ni mu itorero ayoboye bita Elim International Ministries, wimwe mushumba waryo mukuru hano Kampala. Mwadusangiza ubuzima kuva mumenya Imana kugeza mubaye
abashumba kuri uru rwego nubwo ari urugendo rurerure ni urugendo rurerure ariko wenda twakoraho ku ncamake navukiye mu muryango ukijijwe data ari umushumba namenye ubwenge nsanga data ari umushumba ariko kwemera Imana kwemera Kristo kwakira Kristo mu buzima bwanjye namwakiriye mu 2003 mu kwezi kwa karindwi nibwo nakiriye kuko kuvukira mu muryango ukijijwe siko kuba warakiriye Yesu Kristo kandi kubaho mu buzima budakora ibyaha siko gukizwa ahubwo intambwe ya mbere ni ukubanza kwizera Yesu mu mutima wawe kandi ukazatura ibyo rero byambayeho mu 2003 mu kwa karindwi nyuma ubuzima nakomeje kujyamo ni ibintu bibiri ahanini cyane ni ikintu cyo kuririmba no gusenga tugarutse inyuma aho mu 2003 mu kwa karindwi ni iki cyari cyabaye gitangaje kugira ngo uhite ufata umwanzuro winjiremo neza hari abarinzi twaririmbanaga muri korali yitwa ngo Eko des Anges igitarama muri Restoration bari bafite akagurupe ko gusenga burya iyo abantu basenga baba bafite izindi mbaraga zikomeye kandi ibyo bavuga bibasha kumvikana mu mitima y'ababyumva kuruta badasenga noneho nja gusura abarinzi twaririmbanaga mu gihe bansezeraga ngiye gutaha umuririmbyi avuga ijambo aravuga ngo igihe turimo igihe twakoreye Satani igihe kinini twagenze nabi tugomba guhindura tugakorera Imana mu by'ukuri andi magambo yavuze sinayumvisha numvisha ari nk'umuriro arashe muri njye mbona ukuntu ndi umunyabyaha mbona ukuntu mba kure y'Imana ndabasezera uwo munsi sinaraye mu nzu sinanariye naraye mu cyumba cy'amasengesho ntari nsanzwe njyamo ndara nsaba Imana imbabazi ndarambwira Yesu kuko mwakiriye nuko niko byagenze kugira ngo nakire agakiza hanyuma uza kumenya gute ko wahamagawe kugira ngo winjire muri iyi mihamagaro yose bo urugendo rwo kumenya ngo wahamagariwe iki kintu ni urugendo runini cya mbere ni uko uba witabye umuhamagaro Yesu aduhamagara wo kuva mu byaha tukamusanga cya kabiri ni ukumenya icyo ashaka kugushinga hariho icyo duhuriyeho twese cyitwa ngo ni Great Commission inshingano ikomeye twasigiye Matayo 28 murongo wa 19 no 20 havuga ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu kuba bigishwa abantu iyo ni inshingano ikomeye twasigiye ariko wari ukumenya ngo Imana irashaka ko mpagarara muri uyu mwanya wo kuririmba wo kuvuga ubutumwa nkoresheje Bibiliya soma ngasobanurira abantu wo guhanura ibyo byose umuntu abasa nk'uri muri tronkome iyo ukomeza gusenga niho bihishuka ugasenga kandi ukagandukira abayobozi bakuyoboye umubyeyi ni umurezi iyo akurebye aravuga ngo uyu muntu afitiye impano akakubwira ngo kora kino iyo ubikoze ubuzima bwawe bugenda buzinguka bugana kuri destiny ni gutyo nagiye ntahura impano ariko cyane nibanze ku kintu cyo gusenga biturutse mu gusenga umuntu agira amavuta ukoroha mu buzima bwose ukoroha abayobozi bakubwira ngo kora kino ukagikora wiyumvamo ikintu ntutekereze ibindi ukagikora impano zikagenda zijahagaragara mwatubwiye ko Imana yari yarabahaye cyangwa yari yarabavuze ko muzaba n'abahanuzi icyo mbaza cyane cyane akunda kuba confusion ku bijyanye n'ubuhanuzi n'iyerekwa nk'umunsi wa mbere biba niki kidasanzwe cyabaye cyangwa se wemeye gute ko weretswe natwe baterekwa tubizi neza ngo dusobanurire bo impano z'ubuhanuzi ni nyinshi iya mbere nagize ni y'inzozi kandi iyo nayigize nkiri umwana muto cyane
utarabasha gusobanukirwa n'ibintu kandi iyo mpano nikomora muri papa. Hanyuma impano ya kabiri y'ubuhanuzi nagize niyo kwandika amandiko. Ya gatatu nagize kuvuga ku ndimi. Hariho bimwe nasengeye, hari ibindi ntasengeye. Ko kuvuga ku ndimi numvaga mbikunda kabisengera, ariko naje kuvuga nkumva ndanizwa, nkumva byanze gusohoka. Nyuma naje kwandika amandiko, nza kuyasobanura, ariko nkiri mu inzozi. Gusobanura amandiko ni nkabyo bya mbere, habamo nk'ikintu cyo gushidikanya, ariko iyo uretse ubwoba ukavuga icyo Imana ivuze, cyane cyane iyo uri kumwe n'ukurera. Ntabwo nabashije kuyasobanura ntari kumwe n'umurezi, ahubwo twaricaraga akambwira ngo niki kiri muri aya mandiko, gafata urupapuro nkavuga ngo runo urupapuro ruravuga hejuru ya runaka, amakuru arimo ni 3, n'aya kayavuga yose, akambwira ngo nibyo, akambwira ngo wasizire. Iba ari inyandiko igaragara, umenya gute ko wacuritse urupapuro cyangwa waruhagarika? Ni inyandiko igaragara. Nabyo biri mu buryo butandukanye, biterwa n'uko umuntu ahabwa. Hari ababona inyandiko, hari n'abumva ijwi bikababwira, hari n'abayafata bakajya mu iyerekwa bakabona amashusho, bakabona amashusho hakaza amakuru, ariko ugahita ujya mu iyerekwa ukabibona amashusho y'ikintu uko byagenze. Ni kimwe nuko hari igihe mbona umuntu yerekwa umuntu mu itorero akamuhagurutsa, akamuhanurira amureba, abamureba muri ya shusho yiyerekwa aramureba, hakaza amakuru y'ibyabaye. Habanje kuza amakuru, ntiwohagurutse umuntu ngo wahaguruka ngo uhanurire utamubonye, ariko habanje kuza amakuru yiwe, wayabonye ukamuhagurutsa. Usibye ko njyewe sinkunda kubikora, sinza mpanurira mu ruhame, ariko ababikora buriya baba babanje kumubona. Icyo nobaza muri iki gihe, hari urubyiruko rurimo kunzuka, icyo twita revival cyangwa se ububyutse, kabiri kangahe bamwe bagatangira guhanura, bagiye muri gahunda izi n'izi, ab'iki gihe ntibakigira umurezi nk'uko mubivuze, mwe mwagiye murerwa, cyane cyane hakagenda haba itandukaniro ryanyu nabo, n'imihanurire ikaba itandukanye, cyane cyane bipfira he? Ibintu byose nyine bipfira mu kurerwa. Impano iyo itangiye iba ifite amakuru make cyane, ariko uko ugenda uyikoresha uri kumwe n'abarezi, igenda yaguka, kandi ibamo confusion zikomeye. Nta mpano itabamo kuvangira. Uko umuririmbyi yaririmba akava muri note, niko nuko umuhanuzi ashobora kwerekwa akaba yava muri note. Bisaba ko impano irerwa neza, akagera ku kigero ciza, aho asenga akamenya neza ngo nderetswe, kandi akamenya gutandukanya iyerekwa. Inama njyewe nababwira nk'abo bantu, cyangwa se uko mbibona, ni ugukurikira abarezi. Kenshi hari igihe umuntu yakira impano nk'izi z'ubuhanuzi, akumva ko yabaye igitangaza, akumva ko yaruse abashumba. Kuba uri kwerekwa ibintu bikaba, kuba urimo gushamburiya, ntabwo si ibitangaza cyane. Ugomba gukurikiza gahunda z'abakurera, bakakubwira ngo kino wigikora, kino gikora. Impano yawe ibasha gukura neza kandi ntiteze ibibazo. Tuzumva ko abantu benshi bazavuga ngo impano y'ubuhanuzi ngo izisenya. Biterwa nuko mu busanzwe ntisenya, ahubwo irubaka. Ariko kubera ko abantu bayikoresha nabi, ntibakoreshe ubwenge buvuye ku Mana mu gutanga ubutumwa, amakuru batanga bayatanga nabi, akabasha gusenya abantu. Kugira rero ngo ntisenye, ni uguhabwa ubwenge n'abakurera, bakakurera neza, impano yawe ukabasha kuyikoresha neza, ikubaka.
icyo nobaza muri iki gihe abo barezi barahari koko nk'uko mwarimu bagira cyangwa se ubundi ngira ngo umwarimu niwe ubona ikiri mu munyeshuri umunyeshuri azagana mwarimu umwarimu akabona ikiri mu munyeshuri abo barezi barahari nimba bahari boboneka gute abarezi barahari mu by'ukuri barahari ahubwo ikibazo cyabayeho ni uko abarerwa batumvira ariko abarezi barahari hirya no hino abantu nyine bakeneye kugira ngo babe nk'ibyigenge akora ikintu yumva mu bitekerezo ariko ntakurikize inama z'abamurera ariko abarezi barahari barahari yego twavuga ngo ni bose ariko barahari kandi ikindi hariho dushobora kuvuga ngo bariya barerwa bafite ikosa ariko rishobora kuba rituruka mu babarera nabo barahari barera nabi ariko kandi hariho n'abarezi beza abadukurikiye rero muri kumva izi nama haba abo twita abayumbe abasenga bose intercessors ibi bintu ni iby'umumaro cyane tubibutsa gukora like share and comment utibagiye gukanda subscribe kugira ngo urusheho gukomeza kubona amakuru ku gihe nk'uko bikwiriye dukomeza kubaza pasiteri urasa n'umuntu waserukiye abacuranzi ugera ku rwego rwo kuba umushumba hari abashumba bamwe batumvikana n'abacuranzi bakaba babatunze ariko basa n'abatabizeye bitewe n'uko abacuranzi bafite indi imaje bambaye bo kumva yuko bo bahora ari abanyamubiri reka mbivuge gutyo n'abaririmbyi yaririmba bakavuga ati ni impano gusa ni ibyahariye aho hose wagiye uhanyura sinzi nimba nawe ibyo bihe warabiciyemo izo nabiciyemo ariko njye nagiye kuba umucuranzi ndi umusenzi kandi nari ngira amahame burya umuntu ubaho atagira amahame kandi amahame ngo amenyekane ni amakosa ugomba kugira ibara rimwe rikaba rizwi icyo wanga kikamenyekana icyo ukunda kikamenyekana nari ngira amahame ko nzaba umuririmbyi ngatoza kandi nkaba umusenzi nkagira amahame yo kuvuga ngo ngomba kuba umucuranzi mwiza ku rwego rwanjye imana izanshoboza ariko kandi ndi umusenzi nimba ncuranga ngacuranga kandi nkanereka kindi nkagira imyitwarire myiza abacuranzi ikibazo bagiye bagira ni imyitwarire mibi kandi ni ibintu byagiye bigaragara abacuranzi abaririmbyi abakonditeri cyane izo ntege nke bagiye bazibavugaho mu gihe cyacu kandi natwe tukazibona ariko icyo cyane nicyo bagiye bapfa n'abashumba ntibabizere ikindi cya kabiri ni ukujarajara kutagira stabilite nimba uri umucuranzi ngo wicare ahantu hamwe mu itorero wumve ko ubaye umunyetorero bakurere uyu munsi ukaza ugatangira gucuranga ejo bavuga ngo hariya bakeneye umucuranzi ukaba urirukanse ukajayo ibyo bibazo nabyo bituma umuntu atagira uburere ntagira aho afata kandi akabaho mu itorero ari nk'umucuruzi yego ikintu cyo kuba umucuranzi ashobora guhembwa ngenda cyumva cyane kandi ndagishigikira kuko mu by'ukuri nimba akora uriya murimo awukora neza kandi ukenewe mu itorero ntagira ikintu agenewe ariko atuze abe umukristo mwiza impano ze zirerwe si iyo gucuranga gusa no kuba umuvugabutumwa no kuba umunyamasengesho igihe atari gucuranga aboneke mu zindi gahunda z'itorero atange n'amaturo ngo ntibazatanga amaturo atange n'icyacumi icyo kintu cyagiye kigaruka cyane ngo abacuranzi ngo ntibazatanga amaturo nimba uri umucuranzi utazatanga amaturo ole kwako bayatange kandi ntibakaze bamara gucuranga ngo basohoke baje hanze yego gahunda z'amateraniro mubo zireba nabo zirabareba abacuranzi babyumva bitabagoye mwadufasha kuri ayo mahame mwagiye mugenderaho kugira ngo mube mugezaho aho mugeze ikintu cya mbere ni ugusenga cyane ni ugusenga kandi
mu buryo butandukanye gufunga abacuranzi abaririmbyi n'abandi batandukanye kibaza bafunga wenda amafungo abantu bayavugaho kwinshi n'abandi basanzwe hari abatabyumva ariko nimba hari ikintu ciza kibaho n'amafungo nimba hari amasengesho azakamura kamere mu muntu igakamuka ni ugusenga kandi ukiyiriza nta muntu uzuba mu bihe by'amafungo ngo namara sambara ntibishoboka irari ryananiye abacuranzi n'abaririmbyi ikintu ca mbere ni ukuba mu bihe byo gusenga ca kabiri ntiwosenga utazosoma bibiliya ngo bizofata ni ukuba mu buzima busoma ijambo ry'Imana ugasoma ijambo ry'Imana cyane kandi ukitabira gahunda z'umurimo ukaganduka ukaba umwana mu rugo hano zikurimo zikabasha gukora zose ibyo ni bimwe mu mahame nagiye ngenderaho cyane kindi muri nje numva ko kiri n'umucuranzi nari ngiri hame ko nubwo ndi umucuranzi ngomba kubaho nta muntu ndusha gusenga haba ari no mwitorera apana baririmbyi n'abacuranzi haba ari no mwitorera simugirira ishari ariko amasengesho yose ashoboka kumva ko no yakora ayo ni amahame atuma umuntu aba mu buzima buhorana amavuta kandi bukora umurimo wayo igihe kigeze cyo kuba mwohabwa inshingano mukagirirwa icyizere cyo kuba mwohabwa inshingano zo kuba abapasiteri ntabwo mwabanje nko kugira ubwoba mwabyakiriye muti cyangwa kubera ko mwari mwarabibwiwe mwumvise deja igihe kigeze natangiye umurimo hano mvuye ku bucuranzi uko twabivugaga ntabwo abantu benshi bananze mu ivugabutumwa naho nagiye mba kuhabwa umwanya wo kwigisha amateraniro bwari buke cyane ariko nari mfite iryo sezerano kandi numvaga rigenda rikura n'inkomanga Imana yagendaga imbwira ngo igihe kirageze cyo gutangira umurimo kugeza igihe natangiye umurimo ni ukuvuga ngo njyewe navuye kuri piano tangira ikanisa mu gutangira cya mbere nigiriraga icyizere ko nafataga ibihe byo gusenga kandi nkaganira n'Imana ngasoma n'ijambo ry'Imana ikindi nari mfite background mfite aho nagiye nkura uburezi bwagiye bumfasha mu bijanye n'itorero ikintu cya mbere namenye ubwenge nsanga data ari umushumba kandi uzi administration yagiye antoza nubwo atanyicazaga mwambwire ngo ni gutya bakora ariko nk'umuntu nk'umubyeyi nagiye mwigiraho byinshi cya kabiri hari amatorero nagiye mbamo nabaye muri Zion Temple ya Kabeza ndi umucuranzi ndi umutoza w'abaririmbyi ndi secrétaire comptable w'itorero nari closed cyane na pasteur kandi n'igihe byose ntari kubikora nkaja gusengana n'abingizi aho byagiye bimpa experience maze rero gutangira umurimo hano mu by'ukuri numvaga ndi confident cyane nshize amanga kandi numva ko ndi mu gihe cy'Imana mu minsi yashize rero cyo warubajije bavuga ko bazaduha inshingano n'umundi twari tubitegereje twabije umuga nta gukina twabijemo tuzi ko twaje mu muhamagaro kandi ubamo ibyiza n'ibibi ubamo intambara zikomeye ariko icyangombwa ari gukora ubushake bw'Imana ntabwo nari mfite ko nari ntegereje ko ngomba gusoza ubushake bw'Imana muri iyi si ikindi kibazo nobaza mwatubwiye ko mwagiye mugira abarimu ariko abantu bagenda bagira ba role model babo bareberaho cyangwa se abantu b'ibyitegererezo ni nkande cyitegererezo cyawe wakuze ureberaho focus ngo uvuga ati ngomba kuba nka runaka si umuntu umwe kuko n'uburere busanzwe cyangwa uburezi busanzwe buba ku bantu batandukanye uburere tugira twagiye tubuhabwa n'abantu batandukanye amashuri twizemo ahantu hatandukanye iyo combination y'abarezi igenda iduheza uburere bwiza
no muri ibi by'umwuka rero sinavuga ngo ni umuntu umwe, buri wese afite ka shapitire yagiye anyigisha, buri wese nk'ibijyanye no gusenga abona agiye ndeberaho batandukanye, twagiye dusengana kandi ngakunda ayo mahame. Harimo ka evangeliste Mpire Oze, mu by'ukuri yaramfashije gusenga tukiri iwacu mu Ngoma. Harimo ka Bishop Ruhumuza yaramfashije cyane. Hariho Pastor Christophe Sebagabo, harimo Bishop wacu Utsimbisha Alex. Abo bose n'abantu bagiye bamfasha mu byo gusenga, ariko cyane umuntu natangiriye wanyigisha gusenga ngitangira ni Majoro Hasani, Marihemu Hasani, yari data wacu, yari umusenzi. Twarabanye mu nzu arambwira ngo ni gutya basenga, niho natangiriye gusenga. Ni ukuvuga ngo fondasiyo yo gusenga niwo wayimpaye. Ibindi rero bijanye n'indi mihamagaro administration umuntu nayikuyeho cyane ni data. Ikindi kintu nobaza muri iki gihe abashumba bari mu guhabwa inshingano, ariko hakaba abandi basaza bari mu kugenda bava muri Kongo bashumba barabarevera, bagera ino bagasanga insengero ziyobowe n'abasore, rimwe na rimwe bagera mu materaniro bagasa n'ababangamiwe, ntibumvishe ntibazumve vuba, bakumva ko ari iby'abasore. Bamwe barabasepake, abandi ari ba mitonde, bagera ino bagasa n'ababyise iby'abana, bakagaya uburyo amezi atangwa, bakagaya uburyo ibyo bintu birakwiye ko no bahita bahabwa inshingano, cyangwa nico gihe cyabo cyo kureba namwe uko muri bubikore. Bariya ababyeyi ni abantu b'agaciro gakomeye, kubagira ni umugisha udasanzwe. Harimo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, hari abari mu kubaha agaciro gake, uretse n'abavuye gusa muri Kongo n'abari inaha bagendeye ku myaka barimo, cyangwa ko batajanye n'ibihe turimo, akumva ko yomwigiza ku ruhande. Ariko uriya muntu yakoreye Imana, kandi wowe mutoya umugaye, niwihangana ukageza nk'aho uriya musaza ageze, uzabura umugabo. Bafite inararibonye, baciye mu bikomeye, ariko bavuga ubutumwa bwiza. Bari abantu n'abagaciro, ni abantu bakwiriye guhabwa intebe bakigisha. Yego ibihugu turimo ntibazi ururimi, n'imico y'ahantu irabakomplitse, ngira ngo biri mu bintu bituma bareba bakabona ishusho y'itorero y'uyu munsi itandukanye n'iryo bari bafite. Ariko ibyo bagomba kubyihanganira kubera ko n'ibyo bihe bihari. Ariko njyewe ngasaba ko abashumba bakiri bato nibabaheza agaciro, babahereza umwanya bigisha abakristo. Abasaza bumve abashumba bakiri bato, abashumba bakiri bato bumva abasaza, babahugure kuko bafite ubumenyi, hanyuma babigishe kuyobora. Kandi kwigisha umuntu kuyobora ntibisabye ngo ubanze ube ku rwego rumwe nawe uyobore. Ni ukumuha umwanya akakubwira ngo kino kintu gikorwa gutya na gutya. Ikibazo gihari ni uko hari abatabaheza umwanya, akabasuzugura kumva ko ntacyo ashoboye, bene ibyo ngibyo. Ariko ni abantu b'agaciro, jewe mbahereza agaciro gakomeye. Ni imari, ni biblioteke. Murakoze cyane. Tugana ku musozo n'umutumirwa wacu, nk'uko twabibabwiye, ni umucuranzi, akaba voice trainer, akaba umushumba, akaba umuririmbyi. Abamuzi tumuzi nk'umuntu uhora uri smart, uzi kwambara, ukiri muto. Aracyari n'umujene, ni umuntu uzusabana cyane cyane n'urubyiruko. Rero yagira ijambo atubwira, yotanga nka conseil abwira urubyiruko, hanyuma tukaza gusoza mu ndirimbo, ndetse aza no kubibwira aho itorero riri, ndetse n'abamukeneye bakenera kumuvugisha, nimba yotanga contact cyangwa agatanga adresse y'itorero, ibyo byose arabitugezaho. Murakoze. Byinshi twabivuzeho, ariko inama natanga nuko umuntu wese wizeye Yesu nabe mu buzima busoma ijambo ry'Imana.
buri munsi usoma ijambo ry'Imana. Uko usoma ijambo ry'Imana niko rigenda riguhindura. Cya kabiri nuko mu buzima busenga tureke kuba abanyamasengesho ba teori, tuyipratike, dusenge, dufate umwanya wo gusenga, kuko ugomba kuzosoma ijambo ry'Imana nko utasenze. Waje gusenga ugasenga nko utasoma ijambo ry'Imana, buri kintu ukagikora ku mwanya wacu kandi cyane. Abantu bakiri batoya imbere hacu haragoye kugira ngo tuhashobore no muri iyi si, nuko dusenga cyane. Ubuzima bwo gusenga, tugasenga ku manywa na nijoro, tugasenga mu mayira, tugasenga mu mamodoka, tugasenga turi mu mazu, tukabaho mu buzima busenga kandi tukagandukira abatuyoboye, tugakora umurimo w'Imana, tugakura. Natwe twabayeho tutazi ko Imana izadukoresha kugeza kuri uyu munsi, ariko kubera kuganduka no gusenga, Imana yabonye ko turabo kwizerwa, duhereza umurimo wayo. N'abandi nibaganduke, niryo torero ry'ejo, kugira ngo tuvuge ubutumwa, turobe abapagani bari hano hanze, tubazane kuri Kristo. Murakoze cyane. Reka dusezera abakunzi ba Ikombe TV mu ndirimbo kuramya kubagereho. Itorero ribarizwa Kampala, ahitwa Bujuko. Ugeze kuri stage hari umuhanda ujya Kigoma, niho itorero ribarizwa. Nimero zacu za telefone ni please cyangwa se guteranya 256 karindwi 04 32226. Iyo ni nimero yanjye ya MTN, ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Abo kenera kubaza ibirambuye ni karibu. Kindi mwese tubahaye ikaze, tugira ibihe by'amateraniro umunsi wo kuwa gatatu kuva saa 10. Tuba dufite amateraniro tukunda kwita gatatu, aho dufata umwanya wo gusenga tukumva ijambo ry'Imana. Ndetse no ku cyumweru kuva saa 3 n'igice kugeza saa 7 mu gitondo. Amateraniro akabiri agatangira saa 9 n'igice kugeza saa 1. Indi minsi ni y'amadepartement abari muri gahunda z'amateraniro yabo. Murakoze cyane. Reka turamye Imana dusoza, hanyuma tubararikira gukora like, share and comment na subscribe mutayibagiwe. Tumaze turyoherwe umujya mwiza w'inanga. Wahawe igitondo cyiza, akavura kaguye, numva mwumvise bishahira, ni akavura kaguye, imvura n'umugisha. Reka turamye Imana. Ukwiriye guhabwa icyubahiro cyose, imbaraga no guhimbazwa n'iby'Umwana w'Intama. Ni ukwiriye guhabwa icyubahiro cyose, imbaraga no guhimbazwa n'iby'Umwana w'Intama. Ni ukwiriye guhabwa icyubahiro cyose, imbaraga no guhimbazwa n'iby'Umwana w'Intama. Amen. Hallelujah, hallelujah. Murakoze cyane. Nakagaruka tubararikira mu biganiro by'ubutaha. Mugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane.